Yes, reka nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. N'amakuru tubazaniye ameze gute? Chris numwe mu bahanzi bagezweho cyane umaze kubaka izina rikomeye. So kuri ubu Chris aturutse mu Burayi mu rugendo yagize ibanga rikomeye, ndetse bikavugwa ko yanarugiriyemo ibihe byiza nyuma yo gusura umuhoza Pascaline bimaze iminsi bivugwa ko bakundana bari mu rukundo. Ayo makuru mwagiye muyumva. Reka nivugira ati wow, congratulations, wow. Amakuru igihe cyase amakuru kinyamakuru cy'igihe gifite kandi yizewe nuko Chris yahagurutse i Kigali ku cyumweru tariki ya 29 Nzeri uyu mwaka turimo wa 2024. Ahaguruka ku mugoroba wo kuri wa kane ukwakira n'ubundi muri uyu mwaka turimo, mbere yuko yerekeza i Huye mu gitaramo cya MTN Iwacu Music Festival ku itariki 5 ukwakira 2024. Nibitaramo bamazemo iminsi bazenguruka ibyo murabizi. So namakuru ubundi avuga ko uyu muhanzi yari yarasabye visa imwemerera nyine kujya hanze mu minsi ishize. Icyakora bayimuha gahunda yari yarateguye yaramaze kurangira, aboneraho kwifatira gahunda yo kujya gusura umukunzi we usanzwe yiga muri Pronye, umuhoza Pascaline. Wow, uyu muhanzi Chris wanyuze mu mujyi wa Buruseli mbere yuko akomereza mu Bufaransa, aho binavugwa ko yahuriye n'umukunzi we. Ntabwo yatinze i Burayi kuko iminsi yari yahawe yo kuhaguma yari irimo nyine yegereza, kuko niba murabizi iyo wahawe visa hari iminsi bakwemera kumara ahantu. So iminsi yari yahawe yari yarangiye, ntibyamwemeraga gutindayo mu Burayi. So bikiyongeraho ko yari afite igitaramo cya MTN Iwacu Music Festival nk'uko twabibabwiye. Ku murongo wa telefone Chris yabwiye ikinyamakuru cy'igihe ko atifuza kuvuga byinshi ku rugendo rwe rwo guhura n'umukunzi we, ntacyo yashatse kubivugaho cyane. So uyu muhanzi yabereye ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya niba uru rugendo rwari rugamije kujya gusura umukunzi we gusa usanzwe utuye muri Pronye. Hashize igihe Chris avugwa mu nkuru z'urukundo n'umuhoza Pascaline, uri mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Muramwibuka. Icyakora akaza guhita ajya kwiga muri Pronye. So ngayo ngukorera amakuru yaragezweho kano kanye mu ruganda rw'imyidagaduro cyase showbiz ni kuri bikorwa official. Sawa naho mu yandi makuru nyine aza gukurikiraho. Turabashimiye.